Ese wari uzi ko hari ibintu bike ushobora gukora mu ntangiriro ya bizinesi yawe bigatuma uhomba vuba utarabona n'inyungu ya mbere? Noneho ngwino tuganire kuri ibyo bintu bitanu bikunze guhitana bizinesi ntoya mu ntangiriro zayo. Njye muri kumwe ni Bonheur Ndizeye, mwese mbahaye ikaze kuri Bizi Numa. Reka dutangire n'ikintu cya mbere gikunze kugaragara muri ibyo bintu bitanu bikunze guhitana bizinesi zikiri ntoya nta hantu zari zagera. Ku mwanya wa mbere turahasanga gutangira utazi isoko, icyo bita market. Abantu benshi batangira bizinesi kuko babonye undi yabikoze bikamuhira, ariko ntiyibaze ngo ese abaguzi banjye ni bande, bakeneye iki? Iyo utazi abo bazakugurira cyangwa abo ugiye gukorera, ushobora kuzana ibintu bidafite umumaro cyangwa ibyo abantu badakeneye. Ibyo rero bikaba byatuma bizinesi yawe ihomba, kuba wazanye ibintu utazi isoko cyangwa abazakubera abakiriya. Ese bakeneye iki abo bantu ugiye guha ibyo bintu? Iyo utazi ibyo bintu rwose bishobora kuba byatuma bizinesi yawe ihomba. Inama twakugira: fata akanya ushakishe isoko ryawe, uganirize abantu, ubabaze icyo bakeneye, hanyuma ugende wiga ukurikije ku makuru bagiye baguha. Ibyo rwose bizagufasha kuba byatuma bizinesi yawe itera imbere. Ku mwanya wa kabiri turahasanga kudafata umwanya wo gutegura neza, icyo bita business plan. Utegure, ese iyi bizinesi ugiye gukora irava he, irajya he, igamije iki, inyungu izava hehe? Iyo nta business plan ufite, bishobora kuba byatuma bizinesi yawe rwose ihomba nta hantu yari yagera. Icyo rero twakugiraho inama, tegura umugambi w'ibanze. Ntabwo kugira umugambi bisaba ko ari umugambi munini, ariko uzagufasha kumenya aho uva n'aho ujya. Kuba wateguye business ya plan, wateguye business yawe aho iva n'aho ijya, ibi rwose bizagufasha kuba bizinesi yawe yatera imbere. Reka kugira igitekerezo gusa, ibintu bitegure nyuma yo kugira igitekerezo, bizagufasha kuba bizinesi yawe yatera imbere. Ku mwanya wa gatatu turahasanga gukoresha amafaranga nabi. Iyo utangiye bizinesi, buri mafaranga aba agomba gukoreshwa neza, ariko bamwe batangira bahita bagura ibintu bihenze. Ugasanga bizinesi yawe wenda yari yatangiye ku tuntu tworoheje, ariko kuba ubonye inyungu nkeya ivuye muri ibyo bintu bike, utangiye kugura ibintu bihenze. Niho handi uzisanga n'amafaranga yo kurangura ntawe ukibona, kubera ko waguze n'ibintu utateguye cyangwa wazanye n'ibintu abandi badafite ngo urashaka kuzana agashya, kandi aho utuye batabikeneye. Rwose amafaranga uzaba yasesaguye kugura ibintu abantu badakeneye, kuko bizahomba rwose. Inama twakugira: tangira buhoro buhoro, shyira imbere ibintu bigarura inyungu vuba, bya bindi wari waremeje, wari waratangiye, bari byo ukomeza. Hanyuma ugenda ubona amafaranga gake gake, inyungu izagenda ibe nyinshi, hanyuma wagure ubucuruzi bwawe. Bizinesi isaba kwihangana. Ntabwo bizinesi wacya uhita ubona amafaranga mu kanya. N'iyo nyungu nkeya ubonye, imanaginge neza amafaranga ukoreshe neza. Ntiwihute kwita ugura ngo ibyangwe. Usanga umuntu abonye amafaranga ajya kwigura ngo ibyangwe, ngo nari mfite amadeni menshi reka njye kuyishyura. Wowe wibitekerezaho, komeza utekereze kuri bizinesi yawe, ushakisha n'ahandi wakwishyura amadeni, ariko udafashe kuri ya nyungu yawe nkeya wabonye. Ibi rero bizatuma bizinesi yawe itera imbere nta kabuza. Tugeze ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane biragoye cyane, abantu benshi ntabwo bakunda kubyumva: kugira ubwoba bwo kwamamaza. Abantu benshi bakunda kugira ubwoba bwo kuvuga bizinesi zabo, ngo ziteye isoni. Ese nimvuga bizinesi yanjye ngo abantu barabibona gute? Ngo ese ngo barayivugaho iki? ngo bashaka kuyivuga nabi. Nibyo, nta kintu na kimwe wakora abantu batavuga. Witerwa isoni n'ibyo ukora, kuko wabikoze ubikunze, ufite n'impamvu. We byamamaze,
ubimenyekanishe, kuko nta muntu uzaza kugura ikintu rwose atazi, ntibibaho. Ariko nukivuga hari n'umuntu ushobora kuba yarabuze icyo kintu, azaba abonye umwanya wo kumenya aho kiri n'aho giherereye ndetse n'uburyo yakiguramo. Hari abantu batangira bizinesi ariko bakazigira isoni zo kubivuga. Ibyo bikorwa n'ubwoba bwo guterwa n'isoni cyangwa gutinya uko abantu bazabivugaho. Inama twakugira: wikishisha, tangira kubwira inshuti zawe, imiryango yawe ukoresheje za WhatsApp, Facebook, TikTok n'ahandi. Nta muntu uzagura icyo atazi. Fata ziriya mbuga nkoranyambaga ubaho, kuri stati yawe byibuze ujye ushyiraho product utanga, logo yawe, icyo mukora. Rwose bizatuma ba bantu bari bakeneye product yawe bamenya aho bashobora kuba bayisanga, kandi bizagufasha rwose no kumenyekanisha business yawe. Wigira isoni, witinya rwose business yawe. Nta business itinyitse kereka kwiba nibyo utakamamaza, ariko mu gihe atari kwiba, amamaza business yawe. Reka tujye ku mwanya wa 5 ari nayo wa nyuma. Kudashaka kwiga mvuga ntabwo kujya kwicara mu ishuri. Kwiga ni ugufata umwanya ukabaza abantu, ugasoma ku mbuga nkoranyambaga uburyo business yawe ugiye kuyikoramo, ese uburyo wayikoramo ni gute. Ibi rwose bizagufasha guteza imbere business yawe. Abantu bamwe bavuga ko kuba bafite amafaranga cyangwa igitekerezo bihagije, ariko ntibashake kwiga uko business ikora, uko icungwa, uko abantu bazayimenya. Ibi rwose ugomba kubyiga ku mbuga nkoranyambaga biba biriho, ukashaka umuntu uzakugira inama, azagufasha cyane guteza business yawe imbere. Nudakora gutya ngo wige uburyo wakuza business yawe, nkubwire yuko rwose ibi bishobora kuba byatuma business yawe ihomba. Ibi twagutoranyije ni bimwe mu bikunze guhirika za business, ariko nibivuze ko ari gusa, hari n'ibindi byinshi. Inama twakugira: kurikira ibiganiro, soma ibitabo, wige kuri za YouTube, ushake umujyanama, komeza wige buri munsi, ugenda wiga buri munsi. Waba ugiye gutangira business yawe, waba warayitangiye, ugomba kwiga uburyo business yawe yaraninga cyangwa business yawe yakoramo. Ibi bizagufasha kuba watera imbere. Ibyo ni bimwe mu byatuma uhomba vuba muri business ntoya. Niba ushaka gukura, irinde ibyo, wige kandi ushyiremo umurava wo gukora cyane kugira ngo business yawe itere imbere, ive ku rwego rumwe ijye ku rundi. Ntuzibagirwe gukora subscribe no kudukurikira kuri TikTok, kuko naho tujya dushyiraho bimwe mu byagufasha kuba waraningisha business yawe cyangwa wakuza business yawe. Welcome to Peace Numa, aho ubucuruzi buhinduka ubuzima. Ciao ciao, mwese mbifurije amahirwe yo gukuza business yanyu no gutera imbere, kandi ndabizeza yuko niwirinda biriya uzagera ku cyo ushaka. Hari ikibazo ufite cyangwa icyo twakoraho ubushakashatsi, watwandikira muri comment. Mugire amahoro n'imigisha.